Iki ni igice cya gatatu. Niba utarumvise icya mbere n'icya kabiri, hari bimwe utari buze gusobanukirwa. Umurambo wa Vermont wabonetse ahagana saa 10, abasirikare batangira gushakisha muri iyo fasi no mu nkengero zayo ndetse no mu bindi bice ahagana saa 10 n'igice. Icyari kigamijwe ko ari ukureba ko babona Tavia na Bekas bari bacikanye nawe. Cyari ikibazo gihangayikishije gusanga umurambo we ku muhanda. Vermont yari ari gutoroka kandi uwamwishe ntiyari yakamenyekanye, ndetse ntibari bazi niba yishwe n'umuntu cyangwa yishwe n'ikindi kintu. Mu rugo wabo kwa Brittany, Nassef wari wakomeje kwisindiriza nk'uwataye ubwenge. Inkorora yaramufasha buri uko ayihisha, agerageza kwihagararaho biranga birangira akoroye. Agikorora, Brittany yahise yirukira mu cyumba. Icyumba cyari kigari bihagije. Abasirikare babiri hamwe n'abashiki ba Brittany aribo Masarina na Dokaria nabo baramukurikira. Basanze Nassef yakangutse, bacana amatara, akomeza kwigira nk'ufite intege nke cyane. Bose baramwenyuye baramwegera, bicara ku buriri yari aryamyeho. Brittany yamufashe ibiganza, amwicaza ku buriri, asaba ko bamuzanira amazi yo kunywa. Nassef akiyasomaho, yifashe ku mutwe arayura, arahaguruka arinenura, ahita yongera kwicara ku buriri. Brittany yaramubajije ati wakangutse ryari? Nawe atashize iminota nk'itanu. Dokaria yahise ateza akabuye bigiza ku ruhande, amufata ibiganza amureba mu maso aramubaza ati mfite amatsiko, buriya wowe wari umeze ute? Wumvaga ibyo twavugaga se? Nyine mbwira, kugahasa ugata ubwenge biba bimeze bite? Wababaraga? Masarina yashatse kumubaza ibyo bibazo. Nassef aramubwira ati mureke yibarize. Igisubizo ndamase kari kigufi cyane, ahubwo niba hari andi matsiko afite nambaze musubirize rimwe. Dokaria turumva baravuga ngo umuntu atubwenge akamera nk'uwapfuye. Nawe nari nagize ngo byarangiye nuko wahumekaga. Mbwira biba bimeze bite? Ntabwo njya mbyiyumvisha. Buyumva gute? None uri kwiyumva ute? Nawe tuko babikubwiye niko kuri. Umuntu atubwenge akamera nk'utari kuri iyi si. Njye nari meze nka kwa kundi umuntu abasinziriye cyane atari no kurota. Ubanza ari ibitotsi bitunguranye uba wagize kuko uba ugihumeka. Noneho nyuma ukanguka nk'uri mu bitotsi n'ubundi, ariko ugakangukana imbaraga nke cyane. Njye umutwe ndumva ukindya, ariko ntagiye kugenda amera neza. Dokaria ati bivuze ngo ibyo twagukoreye byose ntiwabimenye? Nassef ati njye ndibuka ko naguye hasi ndi iruhande rw'umurambo wa Vermont, nongeye kwibona hano. Ahubwo hashize igihe kingana iki? Brittany yaramubwiye ati urabona ko ukangutse twacanye amatara ya nijoro, kandi waguye hasi ku manywa agana saa 10. Saa 2 n'igice zirageze, twari dutegereje ko ukanguka. Bakiganira, umuntu yaje gukomanga ku muryango, baba barikiye kuvuga. Uwo muntu wari ukomanze yari umusirikare kandi ntiyari wenyine, yari yaherekejwe n'abandi 5. Yari aje kureba chef wabo general ari we Brittany. Brittany yamuhaye karibu ngo azamuhe raporo y'ibyo bari bagezeho bashakisha. Baramubwiye bati twabonye abakobwa benshi cyane b'abari vati. Uwo twahuraga nawe twamubazaga niba ari Tavia, akatubwira ko atari we. Igihe cyo gushakisha twari dufite cyari gito kuko izuba ryahise rirenga. Abasirikare bose bitahiye. Brittany yaramubwiye ati ntako mutagize, mu gitondo ndazindukira mu biro byanjye, ibindi niho turabivuganira. Ariko bakimara kugenda bakomeje kuganiriza Nassef bababwira uko bimeze. Nassef yarakomeje guhangayika yibaza niba mushiki wazaboneka. Brittany yaramubwiye ati reka twizere ko ibyo yavuze ari ukuri. Tuvana umubyeyi wawe ahari tumubohoze, turebe ko Tavia azahita aza nk'uko yabyanditse. Reka njye ubwanjye nubahirize isezerano, nawe yubahirize rye. Icyo nzi cyo nuko ahari ari muzima byanga bikunda. Nassef yamubajije iby'umurambo wa Vermont, nawe ati mu gitondo baramushyingura, twamuvanye ahantu yarari. Ubu ngubu ari kuri wa musaza babanaga. Mu rukerera bararuze barabimenyesha abaturage, bababwire ko ari itegeko kujya gushyingura. Nyuma yo gushyingura haraba inama ikangurira abaturage gukomeza kurinda abaja babo, barinda ko batoroka. Ikindi bakadohora, bakagabanya imirimo ivunanye bakoreshwa. Baranakangurirwa kwicungira umutekano mu gihe haba hataramenyekana uwishe Vermont cyangwa bimenyekane ko ari ikindi cyamwishe. Ahagana saa 4 z'ijoro, abasirikare Brittany yari yohereje kuri Rantaro baragarutse. Bakihagera basanze Nassef yakangutse, bo nabo mu rugo bose barimo n'ababyeyi ba Brittany bari gusangira ibya nijoro. Bahise bamwenyura bakibona sebuja Nassef ari kuganira n'abaseka, yakize yongeye kuba muzima. Babanje gukeka ko hari babonye Tavia, gusa babwirwa ko batamubonye, ariko ko batigeze banabona indi mirambo ngo wenda bavuge ko bapfuye. Babahaye intebe zo kwicaramo, babazanira ibyo kurya nabo, maze batanga raporo y'uko byari byagenze. Brittany abohereza, Nassef yari yakomeje kwigira nkaho yataye ubwenge. Bivuze ko ubwo bari bazi ko atazi icyatumye boherezwa. Byabaye ngombwa ko bongera kumusobanurira, mwaramubwira tukigwa hasi ugata ubwenge. Brittany yatubwiye ati nimugende mubwire Rantaro ko ari waje inaha uje kureba mushiki wawe ngo umwumvishe ko agomba kwibanira na Rantaro, ariko ukaba wakoze impanuka uri kwifarashi ntukomereke ahubwo ukaribwa umutwe. Nassef yaramwenyura arabaza ati none se ababwiye iki ko muhise mugaruka?
nabo batitwa bimubwiye araseka cyane arishima ngo mwigeze guhuza amaso bunuza ubwenge ngo none asanze atarebeshye na gato niba wibwirije kujya kureba mushiki wawe ngo mumushyingire. Undi yamuciye mu ijambo aravuga ati yatubwiye ati nitugera hano tugasanga wakangutse ngo tuguhobere mu cyimbo cye kandi ngo tukubwire tuti komera uri buze kumererwa neza. Kuba hanutse ku ifarashi ntupfe ntukomereke byatewe n'uko uri umunyembaraga ndetse ngo uri intwari. Ngo baragutegereje yifuza ko mwongera gusangira bundi bushya mugategura ubukwe bwiza umukobwa wanyu akabana nawe biciye mu mucyo. Urumva ko ubwo wakize ukwiriye kugenda rero ukamubwira wa mugambi. Akwiriye kubanza gukura nyoko hariya hantu yamara kumubohoza. Ubwo bizakurikiraho nanjye ntimubimbaze sinzi niba mushiki wawe Tavia tuzaba twaranamubonye. Bose barasetse na Sefu ati Rantaro rwose twabonye ikimushobora. Kuvuga ko mushiki wanjye Tavia nari naje kumwumvisha ko agomba kujya kubana nawe biri gutuma yumva ko ndi umuntu uzi ubwenge ukwiriye kuganira nawe bagasangira. Ababyeyi ba Bertani barangije kurya baba bagiye kwiryamira Dukariya na Masarina nabo bageze aho bajya kuryama. Abandi uko bari batandatu abo basirikare bane Bertani na Sefu basigaye baganira ku cyo bari gukora. Imipangu yabo yari myinshi baryamye agana saa 8:30. Noneho na Sefu yarasinziriye yaramaze kwizera Bertani na bagenzi be. Ibyo yari yumvise mu gihe yari yigize nk'uwataye ubwenge byari byinshi. Akibona Vermone yapfuye yatangiye gushidikanya. Yarejeje ati saba abagabo turi kumwe ko bose ari abakovani aho ntibaba bari kunyishimaho bakanyereka ko babajwe no kuba yapfuye kandi wenda bishimye kuko ari muri vati ariko bakanga kubinyereka kuko ngende mwene wabo. Byatumye tekereza kwigira nk'uwataye ubwenge kugira ngo aze kumva ibintu bari buze kuvuga. Yashakaga kumva imigambi yabo kuri we no ku bwoko bwe ariko yari yasanze ari abantu akwiriye kwizera ijana ku rindi. Icya mbere akigwa hasi ntawe byishimiye bose barababaye cyane kandi niwe muri vati wari ubarimo wenyine ariko ntawe umuvuze nabi. Icya kabiri yamenye ko kwa Bertani bakundaga cyane Tavia ku buryo batari kuzigira bamuhemukira. Mu gitondo cya kare bararuzi babyutse bararura abaturage bababwira bati baturage b'abakovani mutuye muri aka gace umurambo w'umukobwa wabonetse ku muhanda ni Vermone wari umuja. Mu gitondo cya kare abamotsi babyutse bararura abaturage bababwira bati baturage b'abakovani mutuye muri aka gace umurambo w'umukobwa wabonetse ku muhanda ni Vermone wari umuja. Yavuze izina ry'uwo musaza arakomeza ati mwese muhurire muri iki gitondo tumushyingure nyuma araba inama irabiyobowe n'umusirikare mukuru uhagarariye abandi bo mu ifasi. Nta muntu wemerewe kubura kuko yafatwa nk'uwishe uwo muntu akamuta. Ni ikibazo cy'umutekano kigomba gukemuka buri wese abigizemo uruhare rero nimuhabure. Bertani yabyutse aganira na bana Sefu bari bagiye kugenda. Mbere yuko bagenda yabwiye na Sefu ati ibyo twaganiriye ukwiriye kubishyira mu bikorwa byihutirwa. Tavia we ni ukwizera ko ari muzima ndetse tukareka gukomeza kumushakisha mu gihe umubyeyi wawe ataraboneka. Yampaye amafaranga menshi cyane aramubwira ati aya nayo twavuganye. Hiyongereyeho aya Dukariya na Masarina kuko nabo bari kumwe natwe muri uyu mugambi. Na Sefu yahagurukanye n'abasirikare basubirije vati. Ahikovani muri ibyo bice byo kwa Bertani bashyinguye Vermone. Bertani nk'uwagombaga kugeza ijambo ku baturage abibutsa ko bakwiriye kujya bafata abaje babo neza kandi ko bakwiriye kwicunga muri iyo minsi kuko byakekwaga ko hadutse abagizi ba nabi. Avuga ati uwaba wishe muri vati uyu munsi ejo yakwica umukovani. Yibukije buri wese ko nawe ufite uburenganzira bwo kwica undi nubwo bwose abari vati bagombaga gufatwa uko babonye ariko ntawe ugombaga kumwica. Hanyuma babwira ko iperereza rirakomeza gukorwa bakamenya ikibyihishe inyuma bakamenya n'aho bahungaga baherereye. Na Sefu we aho guhita atanga ajya mu kigo asohorezagamo inshingano ze nk'umusirikare mukuru w'ifasi yabanje kunyura iwabo ari kumwe n'aba basirikare. Yagezeyo hakiri kare asanga umusaza ari aho yibeye mu turimo two mu rugo. Mu basirikare bari bari kumwe nawe umwe witwaga Karo yaramubwiye ati databuja haracyari kare byaba byiza abaturage baba bafatiranye nonaha Saka baba bamenyesha ko nijoro hano haraba inama mu ibanga. Ntabwo Rantaro yigeze amenya ko watashye kandi nubwo yaba yabimenye ntabwo yakwifuza kuhita ujya mu kazi utanyuze iwanyu ndetse ubu ngubu ari kwiyumvisha ukuntu umerewe ari kumva ukuntu umuntu waguye ku ifarashi ameze. Yongera gukunda ari kumva uri umuntu ufite ibitekerezo bizima rero ufatirana uyu mwanya. Na Sefu yaramubwiye ati n'ubundi niyo gahunda. Yabwiye ati iri joro hano harabera inama. Yamubwiye icyo bari bube bavugaho ati muri aya masaha urajya kuri buri rugo muri aka gace buri mugabo wese umusabe kuza hano umubwire kandi icyo ukohereje ko ndi kumwe n'abandi basirikare bane hano. Mu ijoro abasirikare b'abakovani bariryamiraga bakagona. Abashyizweho ngo babe bakora mu ijoro batembera mu nsisiro naho bakaba binywera amadivayi bagasinda ntihagire icyo bitaho. Bari bagezeho kwizera ko abaturage bababitsemo ubwoba cyane ntacyo bari gukora nabo birara cyane. Na Sefu yanatumye umusirikare umwe amusaba kwihuta akajya ku mwami Rivati amusaba kuza mu ibanga rikomeye ari kumwe n'abasirikare be bakomeye bamurinda bagasanga na Sefu iwabo. Uwo musirikare yahise ajyayo abwira umwami uko bimeze yumva igitekerezo ari cyiza
atazuyaje yemera kumukurikira, banyura mu nzira zigoranye cyane kugira ngo atagira n'umuntu umubona. Icyakora yari yiyoberanyije yahishe mu maso, yambaye imyenda isanzwe nta muntu wapfa kumenya ko ari umwami. Ubusanzwe Rivati we yarindwaga n'abasirikare be b'Abarivati, nta mukovani wegera ingoro ye. Ubwo bwisanzure rero abuhawe kuko hari igihe abaturage be bazaga kumutakambira ngo ajye kubavuganira kuri Kovani. Ibyo rero byatumaga ku ngoro haba ahantu ho kwakirira ibyifuzo by'abaturage, nta mukovani wo kubatera ubwoba bahari. Umwami yahageze hakiri kare, araza baganira na Sefu bari mu nzu bonyine. Abandi batangiye kuza, amushyira mu cyumba bariho baganirira, abandi bagabo bakajya bicaza hanze. Se wa Sefu yakomeje kujya mu ngo abwira buri mugabo wese gahunda ihari. Abaje bwa mbere na Sefu yabahaye amafaranga yo kujya kugura inzoga bari kuba bamwe bategereje abandi. Muri iryo joro bose bamaze kuhagera, na Sefu afata ijambo. Yarabajije ati, ese mutekereza ko tuzakomeza gusoreshwa kugeza ryari? Abagabo batangiye kwivugisha bati, ni ryari se ko ari ubuziraherezo n'ibisekuruza byacu bikazasora? Na Sefu ati, ese birakwiriye ko biguma bityo? Nabo bati, ntabwo bikwiriye ariko ntacyo twabikoraho. Basubizanyaga ubwoba, na Sefu arababwira ati, ntimutinye ngo nuko ndi kumwe n'abasirikare b'Abakovani. Oya rwose, aba bari ku ruhande rwacu, nabo barambiwe kubona mukomeza gusabwa imisoro, abayibuze mukicwa. Ese muzi impamvu nagiye mu gisirikare cy'Abakovani? Bizi neza ko niba umusirikare wabo nzifashishwa mu kubabaza bene wacu mpaka imisoro. Nabo bati oya. Abandi bo baravuze bati, se yarabitubwiye. Yabasobanuriye uko bimeze, ati, nagiraga ngo amafaranga nzajya mpembwa njye nyabagabanya mwebwe mukennye cyane, nyagabanya abakennye cyane bo muri twe batabasha kwibonera imisoro bajye bayitanga mu gihe bagiye kwicwa. Aba bagenzi banjye nabo bemeye kujya bampa amafaranga yo kubatangira imisoro. Abo bagabo barabyishimiye cyane. Na Sefu arababwira ati, ibyo twabikorera bene wacu bo muri iyi fasi bonyine, ariko mu gihugu hose abandi baba bakomeje gukandamizwa, kandi ntabwo bene wacu batuye muri iyi fasi gusa, twese turi ubwoko bumwe bw'Abarivati, kandi twebwe ko turi hano nizeye ko twaba umusemburo wo guhagarika ibyo byose. Batangiye kujujura bibaza uko byagenda. Nawe ati, nimutuze mbasobanurire, ejo cyangwa ejo bundi nshobora gupfa n'abo basirikare bagapfa, ariko mwe n'urubyaro rwanyu mwaba mukiriho, kuko abo ngabo bakennye cyane. Nibyo koko dushobora kuba twarabatangiraga imisoro tukabaha amafaranga, ariko nyuma yo gupfa kwacu cyangwa twirukanywe mu kazi bazakomeza kubasoresha n'ubundi bakazicwa bazira kuyibura. Niyo mpamvu dukwiriye gufata umwanzuro umwe wa nyawo uzatuma imisoro ihagarara burundu, ndetse ubwami bwacu bukongera kubona ubwigenge. Ese muriteguye? Nabo bati, ntacyo tutakora ngo tuve muri ubu bubata, icyakora turi bake, hari ubwo ntacyo twageraho. Yarababwiye ati, dukeneye gukoresha ibitekerezo cyane kurusha imbaraga. Izo mbaraga zizakoreshwa nyuma. Uyu munsi tugiye kujya inama y'icyo twakora. Mbere na mbere mumenye ko niyo twatanga ubuzima bwacu ku bw'igihugu cyacu tutaba duhombye, kuko twaba intangiriro yo kubohora bene wacu. Yabahaye urugero arababwira ati, hari abantu bari 25 bafite imbaraga nyinshi cyane. Uwo wari umuryango umwe gusa urimo abantu 25, ariko abo bantu bari baturanye n'indi miryango 5. Iyo miryango yari irimo abantu 19, undi muryango urimo 15, ahandi hari 11, 14 na 16. Mu gitondo kimwe umuryango w'abantu 25 ubohereje 22 muri bo bajya gutera 19 barabatsinda. Bivuze ko babarushaga abantu 3. Barabatsinze bicamo 9 hasigara 10. Abicumi baga gukomeza kurwana bemera kubabera abagaragu. Indi miryango isigaye yagize ubwoba bwinshi cyane kubera ko uwo muryango wari urimo abantu 19 wari watsinzwe. Uwo wa 25 wari ugiye gutera undi muryango wari urimo abantu 16 bibutse ko batsinze 19 babarushaga ubwinshi, barwana bafite ubwoba, ndetse abo 16 bicwamo 10. Ese muratekereza ko wa muryango wa 25 nujya gutera imiryango isigaye ya 11, 14 na 15 bizagenda bite? Abagabo baraho batangiye kubihuzahuza bumva aho yerekezaga. Icyakora se bose babyumvise, ni bake bari abanyabwenge kurusha abandi. Bamwe baramubwiye bati, aho basigaye 11, 14 na 15 bazahita bamanika amaboko, kuko watsinze 19 agatsinda 16, 15, 11 na 14 bakwiriye guhita bishyira mu maboko ye, ntabwo bamutsinda. Nawe ati, mwamenye icyo ndi kuvuga rwose, uko niko Kovani yatugenje. Nibyo yaturushaga abasirikare, aturusha ubwinshi n'imbaraga, atsinda ubwami twibwiraga ko bukomeye, akurikizaho ubundi, maze ahamura ubusigaye bwarushwaga imbaraga n'ubwo yatsinze bwishyira mu maboko ye. Nyamara hari ikintu cyabuze ngo Kovani atsindwe. Batangiye kwibaza icyo ari cyo. Ahita ababwira ati, ba bantu bo mu miryango 5 nimubateranyiriza hamwe baraba 75, bivuze ko bakubye inshuro 3 zose abo mu muryango wa 25. Ngaho nimutekereze iyo miryango yose iteranyiriza hamwe,
ese 25 bari kubatsinda bakabanisha bangana batyo? Barasubije bati oya, bari gutsindwa kuko bari bake. Nawe ati iyo ubwami 9 Kovani yigaruriye buterera rimwe kandi bukaba bufatanyije ntiyari kubutsinda. Iyo atabatera mu bihe bitandukanye ntiyari kubatsinda. Ngaho nimutekereze noneho wa muryango wa 25 bigabanyijemo ibice 5. Ubwo 5 bakajya gutera buri muryango, 5 bamwe bakajya gutera 19, abandi 5 bakajya gutera 16, abandi 5 15, abandi 5 14, abandi 11. Murumva ko ku mpande zose bahita batsindwa kuko ntabwo 5 bapfa kunesha abo bandi. 25 batsindwa kuko baba batatanye. None iryo banga murumva ridakeneye gukoreshwa tugaca intege ubwami bwa Kovani? Abo bakaba batangiye kumva ari byo, ariko bari bakeneye ko akomeza kubasobanurira neza. Yarababwiye ati nimuhangayike mutekereza uko byagenda, biroroshye cyane. Ngaho mutekereze kuri Kovani. Ubu ameze nk'awa muryango w'abantu 25 batataniye hirya no hino, bakigabanyamo 5 bakajya kugenzura imiryango ya 14 n'indi yose twavuze. Kugira ngo bigarure ubwami bwacu nuko bagiye batera ubwami kwabwo, bakagenda bakabutera ari benshi, abandi nabo bagatinya bagategereza ko azaza kubatera. Iyo abaterera rimwe ntiyari kubashobora, kandi nyuma yo kubatera kugira ngo akomeze kudukandamiza mu buryo bwuzuye, nuko abasirikare be babitse ubwoba mu bami n'abaturage bacu, kugira ubwo umwami wacu Rivati amera nk'umuturage usanzwe. Gusa wowe ameze nk'umuntu w'umukire urindirwa umutekano, ariko atatanga itegeko muri rubanda. Ubu ngubu abo Bakovani turi kuvuga baratatanye, bagiye muri ibyo bihugu bigaruriye, bamwe bagenda basimbura abami, abandi baba abayobozi bakuru, abandi basirikare bajya gucungaho imitekano. Bivuze ngo ubwami bwose bigaruriye bubereyemo intambara rimwe, bukarwanya ababurimo, Kovani ntiyabagitsinze. Duhereye ku basirikare bari muri iyi fasi tukabaca intege, nabo mu yandi mafasi bazatuyoboka nabo bakabaca intege. Nitubazahaza hari igihe Kovani azohereza abandi basirikare bo kuba bafatanya n'abazaba basigaye ngo barusheho kudutera ubwoba. Abo rero abasirikare bacu b'Abarivati babaye nk'abantu basanzwe, bazahagurukana intwaro bajye gutabara. Twebwe mumenye ko tutatsinzwe intambara, ahubwo twamanitse amaboko tutarwanye, kuko twatinye ko Kovani yari yarigororiye ubundi bwami, tukumva ko natwe kutwigarurira byakoroha. Nituramuka duteje imvururu muri ubu bwami, birashoboka ko n'ibindi bihugu bizateza imvururu, maze Kovani akisangamo hagati. Abaturage barasakuje bibaza uko umwami Rivati azabyemera, nawe yanga gukomeza kubihishamo, ava mu cyumba arabiyereka. Nubwo hari nijoro bari bacanye itara hagaragara. Igihe yari ari mu cyumba, ubwo ari mu cyumba yumvaga ibiganiro byabo, yahise aza kubabwira ko azabyemera. Bagize ubwoba baranishima cyane. Yari umwami wabo, nubwo bwose yari yaracitse intege. Umwami nawe kuba yarahari byari bivuze ko imigambi yabo ishyigikiwe, kandi ko noneho bahawe agaciro nk'abantu bagira uruhare mu gutabara igihugu. Umwami Rivati yarababwiye ati umusirikare twazanye yatubwiye intego za Nasefu, atubwira nuko wamushyigikiye kandi wari umukovani. Nabanje kutabyumva kuko ari umukovani, ngize ngo ndibaza nti gute umukovani atugirira impuhwe aho kuzigirira ubwacu. Ibyo Nasefu avuga nibyo, dukwiriye guca intege abasirikare bari muri iki gihugu. Nasefu nakomeza tubwire uko umugambi umeze tumushyigikire, kandi ntabwo tuzaba turi kumushyigikira, tuzaba turi kwikorera ubwacu, dukorera n'abazadukomokaho, urubyaro rwacu, abuzukuru bacu n'abandi bose. Nasefu yaramushimiye arakomeza ati tuzateza imvururu muri buri fasi. Abasirikare ba Kovani nibashaka kubica kuko mwateje imvururu, abasirikare b'Abarivati babarwanirire, intambara itangire. Nabo mu bundi bwami yigaruriye nabo tuzaba twatejeho imvururu, ku buryo abaturage baho bazigumura biturutse kuri twe. Kovani azisanga hagati, abura aho atabara, azatekereza gutabara inaha cyangwa gutabara mu gihugu cy'abura ahera, amere nk'uwatangatanzwe impande zose. None rero ku wa gatatu w'igitaha, ubusanzwe iriya tariki yari umunsi twabaga turi mu cyumweru cyo kwishimira imyaka yeze, nubwo abenshi mwayimaze muhigurisha ngo mutange imisoro. Nibaza kubasoresha nibazabasange mu ngo mwese. Buri basirikare bagera muri 15 murabizi ko bahawe ingo zigera muri 15 basoresha. Baza ari itsinda bava hamwe bakajya ahandi. Icyo gihe muzashaka urugo rumwe muhuriramo, basange muri kwinywera divayi. Niba babaza impamvu mwahuriye hamwe, muzababwira ko ari umunsi mufata mu mwaka mukishimira ko imyaka yeze. Muzababwira ko kuri uwo munsi abantu bahura bakarya, bakabyina, bagasabana, bakagaragaza ko bishimiye ibyo bahinze kandi ko bibahagije. Niba babaza impamvu ikindi gihe mutabikoze, muzababwire ko mwari mutaramenyera ubuzima bwo gutanga imisoro mwashyizwemo no kuba muri mu maboko y'ubundi bwami, ariko noneho ko mwafashe umwanzuro wo kwishima mu gihe cyose, mwaba muri mu maboko y'abandi cyangwa mutayarimo, mukanababeshya ko kuba muyarimo ntacyo bibatwaye, ko ari ubuzima mugomba kwakira,
cyane ko nyine bazi ko batubabariye ngo banze kutwica, cyane ko bavuga ko nyine ubwami bwacu twebwe bababariye ntibatezemo intambara ahubwo bakabufata batarwanye, kuba dutanga imisoro kikaba ari igiciro cy'uko batatwishe. Uku niko muzabigenza rero. Urwo rugo muzaruzindukiramo, mufate intango muyishyiremo divayi igere hagati, muyivangemo uburozi. Indi ntango muzayishyira mu nzu, niyo muzaba muri kudahaho. Abasirikare nibaza bazasanga mwakoze ibirori mufite ibyo muri kunyweramo, mubasobanurira icyabaye. Kubera inda yabo yabananiye, bazaza babasabe ko mubadahira kuri iyo divayi, ndetse bazashaka kuyinywa babacure. Muzabadahira kuyo muzaba mwateretse hanze, batazi ko mu nzu harimo indi, maze bose bayinyweho. Mu gihe bazaba bayinywa, muzabonereho mubaha amafaranga y'imisoro mwishimye. Uko muri hano, muri intumwa z'ifasi yose, ndetse muri intumwa z'igihugu cyose, mukwiriye kubyumvisha abandi. Kandi natwe turabyumvisha abandi bo mu yandi mafasi, bizagira icyo gihe kimwe cya kabiri cy'igihugu bazi iryo banga, kandi twizeye ko bazadushyigikira. Iryo joro baraye banywa, umwami afata umwanya aganira na Yosefu, yumva ibitekerezo bye byuzuye, nawe amubwira ko isaha ku isaha bagatekereza ku cyo yakora kongera kuba umwami, akabura ahahera. Yamwemereye ko ari bukangura abasirikare be, ati n'ubundi kuvana arakaye yabica. Ubu igihe kirageze ngo dutangize intambara, tumena amaraso yacu nk'abasirikare kuko nicyo biyemeje. Nawe ati nukugenzamo gake, tukabanza gutuma habaho imidugararo mu gihugu. Kandi Beritani nawe twavuganye ko azateza imvururu i Kovani, agatuma abasirikare basubiranamo, ku buryo Kovani bizamugeraho akabura ahera atabara. Njye nzi neza ko abari Kovani batazasiga igihugu cyabo nacyo kiri gushya ngo baze kurwana intambara y'inaha. Tuzagerageza duteze imvururu ahantu hose, ndetse no mu bundi bwami yigaruriye nawe tuzabikora. Mu rukerera umwami yaratashye na buri mugabo asubira iwe, bucya kwa Yosefu nta muntu uhari. Amafaranga yo gufashisha abakene kurusha abandi muri bo nayo kuzakoresha bagura amadivayi yasigiye se, we nabo abasirikare bahita bigendera. Yagiye kureba Rantaro, asanga Rantaro yamuteguriye ibyo kurya n'ibyo kunywa. Yabanje kumwihanganisha, amubaza uko amerewe, anamushimira igitekerezo yari yagize. Yosefu aramubwira ati Taviya nawe yari yagukunze, icyakora yari asanzwe akunda uriya musore cyane, yanga kumuhemukira. Nkimenya ko afite abandi bagore, namusabye ko yaza akibanira nawe nubwo nawe ufite abandi. Icyo utandukaniyeho n'uriya mugabo wari wigize umusore, ni uko we wamweretse ko bafite. Ni byiza ko yabana nawe akuzi neza, abizi neza ko utamwihishamo, aho kubana n'uriya musore watwihishemo imyaka myinshi. Yanyihishemo n'inshuti ye, yihishamo na mushiki wanjye, ngira ngo ni umusore kandi ari umugabo. Urumva ko adakwiriye kubana na mushiki wanjye kandi uhari? Rantaro ati none si uko tubukore ryari, ngave mu buryo bwiyubashye. Nawe ati Taviya yangoye, yanze ko tugarukana inaha, ngo ntiyakwemera kubana nawe mama adahari, ngo ahubwo byarutwa akajya kumusimbura. Iyo mama bari hanze atari muri cya kigo cya gisirikare, uriya mujenerali wamuguze amukoresha icyo ashaka, amuha abasirikare bakamwishimishirizaho, ubu Taviya yakabaye yaje. Ariko ngashaka kuzaza nakoze ibishoboka byose ngakorewe mama, nubwo generali yanze kumumpa. Rantaro yamuciye mu ijambo ati ibyo bireke, ngomba kubana nawe vuba cyane. Yaramubwiye ati uyu munsi ndi ugiye kumubohoza, nishyura amafaranga bamuguze yose, agaruka abane na so. Ndumva ahubwo umukobwa wanyu ngiye kumubona mu buryo bwiza, kuko umuryango wose muzaba munyishimiye. Ubu ndi kwicuza ko kiriya gihe nashatse kuza kumutwara ku ngufu, ngaze kubana nanjye nitwaje icyo ndi cyo ko ndi umukovani, ko ndi umuyobozi w'ifasi, nubwo bwose mwandishije ubwenge mukamucikana. Icyo gihe n'ubundi ibyo mwakoze byari byiza, kuko iyo mumuzana atabishaka yari kuzambanira n'abatankunze, kandi kutishima kwe bikazatuma nanjye muhohotera. Kubana n'umuntu udakunze noneho umurusha imbaraga n'ubushobozi, rwose uramuhohotera pe. Njye rero nabitekerejeho nyuma, nanjye mbona ngomba kubana n'umuntu nkunze kugira ngo ntazajya muhohotera. Ikosa rye ryose nari kuzajya ndimuziza, ubwo bwiza bwe nari kuzagira ngo buhararukwa. Uwo munsi yatumyeho wa mujenerali wo mu yindi fasi amusaba ko yaza bakagirana ibiganiro. Yaraje amwumvisha ko yarakwiriye kumurekura, akamuha amafaranga menshi kandi akamugurira abandi bari bati b'abakobwa 5 bamusimbura. Ibyo mujenerali yarabyemeye, yemera kumurekura, amusaba kujya kumutwara mu gitondo cya kare. Rantaro koko yazindukiye yaherekejwe n'abasirikare 10. Yarahageze asanga generali yahinduye ibitekerezo, yavuze ko umuntu wenyine wamusimbura ari Taviya. Rantaro ati Taviya niwe tugiye kubana, uyu mubyeyi we arabasubiye mu rugo. Generali yararaga ati impamvu buryo ushaka ko tumubohora nuko ugiye kuba umukwe we, ubwo ni ubwikunde, ntabwo tukimuguhaye. Rantaro yashatse gutera amahane, umujenerali aramubwira ati umenye ko iyi fasi utayiyobora, ntukwiriye gutezamo akavuyo, uwo mugore ushaka simuguha. Rantaro yagiye arakaye cyane, atimvisha ukuntu umujenerali yamusuzugura, kandi nawe yarahoze ari umusirikare ukomeye.
yavuye mu maso yarakaye cyane, agenda ategura uko yari no kwashoza intambara nyina wa Taviya na Sefu akahamukura. Kuhamukura byonyine nibyo byari gutuma Taviya aza, niko bari bamubwiye. Ku munsi ukurikira yaganiriye na Sefu wari ukuriye abasirikare mu ifasi ye, aramubwira tukwiriye kumfasha, uriya mubyeyi wawe akava ku mbaraga kuko ubanza ubwumvikane. Na Sefu ati tukabigenza dute rero? Nawe ati uyu munsi ndatwara abasirikare bose bo mu ifasi tujyane, tugiye muri kiriya kigo tubarimbure, turimbura abasirikare bose barimo tuhamukure. Na Sefu ibyo yarabyemeye, nubwo yayoboraga abasirikare, iyo umuyobozi w'ifasi yamuhaga itegeko nawe yararyubahirizaga. Mu gitondo Rantaro yasubiyeyo agendana n'abasirikare 10 barushaga abandi kurwana. Aba 10 barabukujijisha generali ngo abone ko baje kumureba bisanzwe, baje kugirana ibiganiro, ari kumwe n'abamucungiye umutekano gusa. Nyamara abandi bose bo mu ifasi bari bamenyeshejwe ko bagomba gukurikirana umuyobozi wabo bakamusanga ku kigo cya gisirikare cyo muri iyo fasi yinde. Isaha bari babahaye yari imwe niyo Rantaro yari kuba yagereyeyo. Nubwo abasirikare bo mu ifasi hafi ya bose bari bamenyeshejwe, siko bose bari guhita bagenda, hari n'abandi basigaye. Na Sefu yasigaye kumwe n'abasirikare 2 muri bandi 4, abandi 2 nabo bohereza kujyana na Rantaro. Yabwiye Rantaro ko umubyeyi niwe bamara kumurekura, abo ngabo aribo bari buze kuhamukura bakamuherekeza, ndetse abo ngabo bari muri bandi 10 bagiye mbere. Rantaro akihagera yasabye ko generali aza bakavugana, akimuramutsa amufatira inkota ku ijosi, amubwira ko nataza no umugore aramwica. Generali yategetse ko bamuzana, nyina wa Sefu ahabwa abasirikare 2 bari barabaye inshuti za Sefu. Ubo nta kuzuyaza bahise bafata umubyeyi bamuhungishiriza wabo Beritani bitarakomera, bamujyana Kovani. Rantaro yahawe umugore ntiyari kure generali, yatekerezaga ko namurekura arahita amwica, akomeza kumufata ategereje abandi basirikare be bari inyuma. Yakomeza kumubwira ngo ndekura, nawe agakomeza kumufata kandi inkota akagenda yicengeza mu mubiri, amaraso agatangira kuva. Mu minota mike abasirikare babaga mu ifasi ya Rantaro bahise bahuzura nk'agiye kubera urugamba. Rantaro akibabona yahise atekereza ukuntu umujenerali yamugoye, ahita amukata umutwe. Yabikoze arakaye cyane ngaca agasuzuguro. Abasirikare ba generali babaga muri icyo kigo bararagaye cyane, batangira kurwanya ba Rantaro. Aba Rantaro nabo birwanyeho cyane kandi nacyo cyari kibazanye, batangira gukoranamo karahava. Bo ubwabo uko bose bari abakovani batangiye gusubiranamo bararimbagurana, birangira abasirikare bari abajenerali hafi ya bose bari muri icyo kigo cya gisirikare bicwa kuko aba Rantaro babarushaga ubwinshi. Nyuma yo kubanesha abasigaye bakamanika amaboko, Rantaro yakomeje guteza akaduruvayi. Yari azi neza ko n'umuyobozi w'iyo fasi bashoboraga gushwana cyane bapfa kwisha abasirikare be, akica n'umujenerali wari ukomeye, birangira amwohereje abasirikare bo kumwica, bagahita banatangaza ko iyo fasi igiye mu maboko ye. Ibyo nabyo baragiye barabikora, bica umuyobozi w'ifasi, maze inkuru igera ahantu henshi mu gihugu cya Rivati, haba imvururu nyinshi. Umwami Rivati we bari baramubujije kwivanga mu bibazo bya politike kuko byarebaga abasirikare bari barabigaruriye. Kumva ko bari gusubiranamo hejuru y'umugambi wa Sefu umwe yarabyishimiye cyane, kandi abaturage babimenye nabo baranezererwa. Abanzi babo bari gusubiranamo bari kumarana, kandi intambara hagati yabo ubwabo yashoboraga gufata indi ntera. Ku rundi ruhande na Sefu aho yarahangayitse, yibaza uko yarabwira Rantaro ko umukobwa yarwaniye adahari. Kugera ubwo ntiyarekamenya aho Taviya yaherereye. Kuva yacikana na Bekasi na Veromone bakamubona yapfuye, ntabwo Bekasi na Taviya bari bigeze bababona na rimwe. Icyakora Taviya ubwo yari yanditse mu rwandiko yasize agiye gutoroka, ku munsi nyina yabaho wazabaho yari yeshe, agahita ajya kureba Beritani bakabana nta zindi mpaka zibayeho. Rantaro amaze kunesha izo ngabo akicisha umuyobozi w'ifasi, yatangaje hose muri ayo mafasi ko ari we muyobozi wayo. Yakajije umutekano abasirikare be hafi ya bose abahereza ku nkengero z'imipaka y'ayo mafasi 2, kuko atinyaga ko abasirikare bo mu yandi mafasi bashoboraga kuza guhosha izo mvururu zari ziri kuba hagati yabo, bakaba bamugirira nabi. Yarabizi neza ko mu gihe abasirikare bataha itegeko n'umwami Kovani, ubwonko bw'umuyobozi w'ifasi ariwe wabategekaga icyo gukora kuko yabaga amuhagarariye. Yarabizi neza rero ko abasirikare be bagombaga kurwanya abo bandi bari kuva mu yandi mafasi, keretse iyo baba babitumwe n'umwami ngo baze bamurwanye. Niyo mu gihe aribo bari kuba bibwirije, yari yemerewe kubarwanya yivuye inyuma, abasirikare bakamurwanira nk'abari kurwanirira umwami Kovani. Iyo ntambara yabaye imbere ya saa sita, bigera nyuma ya saa sita amakuru yageze hafi muri Rivati hose ko Rantaro yateye undi muyobozi akamwicana n'umujenerali. Abayobozi bo mu yandi mafasi buri wese yagize impungenge, atekereza ko ubwo Rantaro ashaka kwigarura amafasi yose akaba umuyobozi wayo, bikazarangira hiritse n'ubwami bwose bw'abakovani. Ahubwo hagati yabo batumanyeho intumwa ngo baganire mu ibanga rikomeye, barebe icyo bari gukorera Rantaro wari ukoze amahano akica bene wabo b'abakovani, akabicira mu bwami wigaruriye bwa Rivati. Iryo joro Rantaro yatumijeho na Sefu ngo aze baganire. Izo fasi Rantaro yumvaga ko bari bagiye kuziyoborana, umwe ari umuyobozi w'abasirikare undi ari uwa politike.
na Sefu yamugeze ari kumwe n'abandi basirikare bake mu batari bitabiriye urwo rugamba kuko si bose 100% barwanye. Rantaro yaramubwiye ati mushiki wawe arangoye cyane, ese ubu ntiwamutumaho none hakaza ku mubyeyi wawe yamaze kubohorwa? Na Sefu ati gahunda no kujya kumwizanira kuko ashobora gutinda ndamutse amutumyeho undi muntu, rwose mushiki wanjye uramukwiriye. Yahobeye Rantaro aramubwira ati sinari nzi ko ukunda mushiki wanjye bigezaho kwemera kumena amaraso, ese hari undi mugabo yari akeneye ukomeye nkawe washoboraga kumurwanirira? Rantaro amwenyura arivugishije ati ahubwo Taviya niwe ukwiriye gushimirwa kuko atumye nongera igitinyiro cyanjye. Uretse muri iyi fasi ubwami bwa Rivati bwose bugiye kujya bunyubanjye n'igisirikare cyanjye kuko icyo dushaka cyose twagikora, byari mba tukigarurira n'andi mafasi yose. Ubwo singiye ntituyigaruriye mu kanya nk'ako guhumbya. Yabivugaga aseka, icyakora mu mutima nawe yarahangayitse yibaza icyo Kovani yari kumukorera mu gihe ariko babimenye. Mu gihe ubwami bwa Kovani bwari bwarigaruriye ubundi bwami bwinshi harimo na Rivati, igihugu cya Rivati cyayoborwaga n'abahagarariye Kovani mu mafasi. Abo bayobozi buri wese yayoboraga ifasi imwe gusa mu izina rya Kovani wari umuyobozi mukuru nk'umwami w'abami yari yarigaruriye. Rivati we yari yarahoze ari umwami, ariko kuko batari baramurimbuye bakamureka agakomeza kubaho, yibereye aho mu gihugu cye arinzwe n'abasirikare be, asigaye arutwa n'umuyobozi wo muri teritwari kuko nta buyobozi yari afite. Yari arashinzwe kumva ibyifuzo by'abaturage be bakandamizwaga, akazajya gusaba Kovani ko yadohora yitwaje amaturo. Nabwo nta bubasha bwo guca imanza yari afite cyangwa ngo abe yatanga ibihano by'urupfu. Ntiyaciraga abantu urubanza rwo kwicwa, ahubwo abamuregeraga nawe yararengaga akabashyira Rantaro cyangwa undi muyobozi w'ifasi kuko ubwo bubasha bwari mu maboko ya Kovani gusa, kandi ubwo ngubwo bari bameze nk'abami, nabo ngabo bari bayoboye amafasi, nibo bari bahagarariye Kovani muri buri gace. Ni nayo mpamvu muri izo mvururu zawo ingabo za Rivati zo zagumye ku ruhande rwa Rivati ntizivanga muri ibyo bibazo, ntabwo zari zibyemerewe. Kovani ntiyemeraga na gato ko umuyobozi w'ifasi atera undi muyobozi akamwica cyangwa akigarurira indi fasi nk'uko Rantaro yarabigenje, kuko ibyo byafatwaga nk'ubugambanyi bukomeye, yashoboraga guhita akurwa akanahanwa bikomeye. Ibyo byose Rantaro yacishagamo akabitekereza. Yihagazeho ntiyatuma na Sefu abirabukwa, ahubwo atumiza inzoga baricara bamwera ko yari yigaruriye iyo fasi yindi. No kuri na Sefu ubwoba bwari bwinshi, akagerageza kubuhisha kuko ntiyarazi neza aho mushiki we aherereye. Bakomeje gusangira, mu bigaragara bisa nkaho bari kumwe, mu bitekerezo bari ahandi. Ndetse Rantaro yatekereje kuba yamugisha inama, ariko yongera kwisubiraho ashaka kubanza kubitekereza hari wenyine. Nyamara iryo joro yanyweye inzoga nyinshi arasinda, arara yivuga ibigaho gutekereza ku cyashoboraga kumubaho. Abayobozi b'amafasi nabo abagera muri bane iryo joro barahuye bari kumwe n'abasirikare bari bakuriye abandi bo muri buri fasi. Baribajije bati ese ibi Rantaro yakoze tubihishe cyangwa twohereze intumwa zijye kubibwira umwami icyaha gikoreye abo mu bwoko bwe? Twanze kubimenyesha umwami Kovani twagibwaho icyaha cyo guhishira umugizi wa nabi. Ikindi natwe ushobora kuzadutera mu gihe haba hari icyo tutumvikanyeho. Iryo joro bohereje intumwa ijya kubibwira umwami Kovani. Nyina wa na Sefu yagejejwe kwa Beritani mu masaha y'umugoroba, uwo musirikare wahita asubirayo. Uwo mubyeyi bamwakiranye urugwiro bakiva ko ari nyina wa Taviya na Sefu. Maserena Ndokari bamwitayeho, bamuha ibyo kurya, baramuganiriza, bamubwira uko umukobwa we yagiye bakamushaka bakamubura, ibyari mu rwandiko asobanura icyatumye agenda nuko yari yaravuze ko azagaruka ari uko yabohowe. Yarabyumvise amarira amuzenga mu maso. Yarahangayitse acyumva ko Veromone baturukanye yapfuye, icyakora bamwizeza ko ahari wari muzima kandi ko ameze neza, ndetse ko ari bushimishwe no kuba yabohowe. Nyina babajije icyo bari gushingiraho bamwemeza ko umukobwa we akiriho, bamubwira ko ari uko bashakiye mu ifasi yose bakamubura ntibabone n'umurambo we. Bakomeje kuganira, igihe kigeze bamuhana aho kuryama kandi bamwizeza ko umutekano urinzwe. Beritani we yari yaraye mu kigo cya gisirikare kuko yazaga mu rugo aje kubasura byonyine. Icyakora kuko umubyeyi wa na Sefu yari yahageze, mu museso wa kare yari azindukiye ngo amuganirize, amubwire iby'ubucuti bwe n'umuhungu we na Sefu, ko yaje gukunda Taviya nuko byagenze kugira ngo bakoreshe ubwenge bwose bushoboka kugira ngo abohorwe, mu rwego rwo kubahiriza isezerano yari yagiranye na Taviya ko nabohorwa azaza bakabana, atabohorwa akajya kumusimbura aho bari baramuguze bamwishimishirizaho. Mu gitondo cya kare Beritani yari azindukiye koko. Akigera mu rugo yasanze umubyeyi yabyutse yicaye ku meza ari kumwe n'ababyeyi babo hamwe na Masarina. Ndokari ntiyarahari, batazi aho yagiye, cyakora ntabwo byari bihangayikishije, batekerezaga ko ari aho anyarukiye. Beritani yaraje ahobera umubyeyi wa Taviya, baraganira ibyishimo biramurenga. Uko uwo mubyeyi yarushagaho kumenya amakuru niko yarushagaho guhangayika. None yari amaze gusobanukirwa neza ko kugira ngo Rantaro yemere kumubohoza ari uko yari yasezeranyijwe guhabwa Taviya. Yamubohoye muri icyo kigo cya gisirikare kuko bari bamubwiye ko Taviya aramubera umugore. Taviya rero ntiyari yakabonetse magingo ayo. Ikindi byari bivuze ko na Sefu ari mu mazi abira kuko Rantaro wari wishe umuyobozi w'ifasi nyuma yo kwica umujenerali agateza intambara hagapfa abasirikare benshi. Ntiyari kurebera na Sefu izuba akimenya ko yamubeshye ko Taviya adahari. Yabwiye Beritani ati ndumva mwaratekereje nabi cyane, mwari kureka ngapfirayo wenda kuko ninjye witanze.
ninjye wigurishije ngo umuryango wanjye ngutabare. Rero ntabwo ari byiza ko mwanabara umuryango wanjye mukawushyira mu byago. Ni ukuri mwashyize umuryango wose mu kaga. Na Sefu ari bwicwe na Rantaro kandi n'umugabo wanjye ari bwicwe, ndetse Taviya nawe aho yagiye birashoboka ko azicirwayo. None kuntabara koko murumva bimaze iki? Bertane ati wihangayika, byose twabitekerejeho neza, nta n'umwe muri bo uzapfa. Ndabikwijeje nk'umusirikare ukomeye, kimwe n'uko umuhungu wawe nawe ari umusirikare ukomeye. Twizere twembi. Mu gihe bari bakiganira, Bertane yongeye kubaza aho Dokari yari. Ntiyari yigeze amubona. Mazarine aramubwira ati twamubuze mu cyumba cye ntawe urimo, ntari mu bwiherero cyangwa mu bwogero. Birashoboka ko afite ahantu yazindukiye. Bertane ati suko Taviya yagiye, muvuga ngo ubwo yaryamiye. Mazarine ati twabyutse dusanga umuryango wo ku irembo ufunguye, dutekereza ko wenda afite aho yazindukiye kandi ni umuntu mukuru. Bertane ati ibyo muri gukinisha ntimubizi. Hashize igihe kingana iki mumubuze? N'ubu batugeze hano aribwo tubonye kadahari, ubu hashize nk'isaha. Yifashe mu mutwe abira icyuya ahagarika umutima, n'ubu barabibona. Yatangiye kubaza se na nyina ati ubwo ntabwo banabuke mufite? Dokari yabaye yashimuswe, mukaba muri aho mwiturije. Muratekereza ko nubwo mwaba mubabaye mute namwe mutabibazwa? Nabo bati reka dutegereze indi saha imwe nibwo turamenya ko yabuze cyangwa atabuze, kuko iyo aba yashimuswe yari gutaka tukamwumva. Uru rugi bari kuba barukinguye tukabumva, kuko ntabwo bari kuza kurukingura bitonze, bari no kuruvanamo. Nta kimenyetso na kimwe kiri hano kigaragaza ko bamushimuse. Rwose biragaragara ko yagiye ku bwende nk'uko nanjye nasohoka nkagenda, kandi si ngombwa ko atubwira gahunda ze zose. Bertane yicaye umutima utari hamwe, akababwira ko uko byagenze kuri we ari nako byagenze kuri Taviya. Nyamara bakomeje kubiganiraho, bibuka ko mu gihe Taviya yagendaga uw'imiryango yari ifunze. Icyo kintu ahubwo cyanabateye ubwoba. Mu gihe Taviya atoroka, bararebye basanga imiryango yose ikinze, ni ukumubura gusa, ariko babyutse bakingura. Mu gihe Dokari wari yagiye, umuryango ugakomeza ufunguye. Ibyo bintu byabateye gushidikanya. Bakiri muri ibyo, bose uko bari aho batunguwe cyane bikomeye, ntibyumvikanaga. Taviya na Dokariya baturutse hakurya mu marembo, baza baganira baseka batembagaye. Bertane, Masarina, ababyeyi babo n'uwo mubyeyi wa Taviya bari kwibwira ko bari kubona ibidahari. Bakomeje kuza bagera hafi, Taviya yahuje amaso nawe ahita aza yiruka aramuhobera. Bertane yishimiye ko amuhobeye, gusa buri icyo avuga amuhobera acecetse. Taviya amaze kumuhobera aramureka, yinjira mu nzu yihuse ahita ahoberana na nyina. Uko biri kose Dokari yaramubwiye ko nyina ahari, abandi bo babonaga ari gukora ibintu nk'umuntu bizi. N'ikiniga cyinshi yamuhobeye avuga ati mama, nari mbizi ko uzahava, nari mbizi ko ukiriho. Umubyeyi nawe yaraturitse ararira ati mwana wanjye, nkimenya ko wagiye utorotse, natekereje ko utakiri muzima. Bakomeje guhoberana amarira batemba ku matama bombi, abandi bo bakomeje kwibaza aho yari yaragiye nuko Dokari yaba yagiye kumuzana. Ikindi kandi cyari cyabahangayikishije kurushaho ni uko nyine bakomezaga gutekereza ko mu gihe Taviya yagendaga, inzugi zose zari zifunze nta rugi na rumwe rukinguye. Niwe wikinguriye, nyamara Dokari we mu kugenda urugi rwari rufunguye. Bertane yari afite ibibazo byinshi yifuzaga kubaza Taviya, kuko nicyo yumvaga gikomeye. Ntabwo yari ari kwiyumvisha ukuntu yaba yaravuye aho ngaho mu rugo ngo n'imiryango isigare ifunze. Mu mutwe yashyize ibibazo ku murongo, avuga ati ndamubaza aho yari yarahungiye, uko byagenze kugira ngo Viromona apfe bo bakomeze, aho Bekasi ari, uko amenye ko nyine yagarutse n'uruhare Dokari yaba bafitemo. Yarategereje ko barangiza guhoberana gusa, urukumbuzi rukagabanuka, bakamwakira. Ibyo bibazo byose akabibaza Taviya, kandi akamubwira niba koko yari yiteguye ko bahita babana. Yari yubahirije isezerano rye, nyina yabohowe. Ku rundi ruhande, mu gihe Bertane yatekerezaga kuza mu murugo aje kureba nyina wa Taviya, ikovana inama bari bayigeze kure. Umusirikare wari worohejwe na bayobozi b'amafasi bandi ngo ajye gutanga raporo kwa Kovani, yahageze nijoro banga kubyutsa umwami. Mu gitondo cya kare cyane izuba ritarahinguka, nibwo umwami Kovani yabwiye ibyo Rantaro yari yakoze. Byaramurakaje cyane, avunya inkoni yari afite mu biganza. Uwo mwanya yahurije hamwe inama ngo bige kuri icyo kibazo. Yumvaga kitoroshye na gato, cyashoboraga guteza n'ibindi bibazo bikomeye. Ntiyari kwihutira gufata umwanzuro ari wenyine ngo nuko yari umwami ataganiriye n'abajyanama be cyangwa abakuru b'ingabo, kuko ubutegetsi bwe bwakoraga ibintu mu buryo bwateguwe neza, aho umwami yafataga icyemezo cya nyuma ariko ishingiye ku nama z'abajyanama bakuru, abakuru b'ingabo n'abandi bayobozi bakuru. Byari bikenewe kurushaho noneho mu kibazo nk'icyo cyo kureba uko bahana Rantaro wari umuhagarariye muri iyo fasi y'Irivati agakora ibidakorwa nk'ibyo. Muri iyo nama bemeje kohereza ingabo zivuye mu bwami Kovani zikajya gukemura ikibazo Irivati. Umwami n'abakuru b'ingabo bafashe umwanzuro wo kubanza guhitamo amatsinda y'ingabo zari zizewe neza, zitari zarigeze zigira Irivati zikorera aho ngaho Kovani. Muri izo ngabo zari zigiye koherezwa ari nkeya, batekereje no kuzo Bertane yarayoboye. Kugira ngo bahitemo izo kohereza, byabaye ngombwa ko atumwaho intumwa ngo atange abasirikare yari yizeye kurusha abandi,
babahuza nabo mu yandi mafasi bari batoranyije bakomeye, babohereze guhosha ikibazo Rantaro yari yateje. Hari hakenewe abasirikare bakomeye kurusha abandi kugira ngo bagende bamutere ubwoba kandi bakore icyo umwami ariko yabategetse. Igitangaje, kuva n'intera kamenye ko icyatumye Rantaro ateza iyo ntambara yose ari ukubera umukobwa wo muri Hivati yarwaniraga anafite abandi bagore. Uwo mukobwa ni Taviya, ni nk'aho ari wari wateje iyo ntambara. Kwa Beritani wari wateguye utubazo twashaka kutubaza Taviya, yabonye umusirikare wari uvuye ibwami amugezeho amusaba kohereza ibwami bamwe mu basirikare yafataga nk'abakomeye mu ifasi ye, bakoherezwa i Hivati bari kumwe n'abandi mu rwego rwo gukemura ikibazo Rantaro yari yatejeyo. Yahise ajya mu kigo, abandi bamufasha gutoranya abasirikare bakomeye cyane arabohereza. Izo gahunda z'ibwami zari zitambitse ibyo yarashaka kuganira na Taviya. Yaragifite amatsiko ashaka kuganira nawe, gusa nyine yaragiye bataraganira neza. Abasirikare yohereje bageze ibwami nabo batoranywamo neza bitewe n'abari bahageze bandi, bahabwa itegeko ryo kugira Hivati bakagenda bitonze batarimo guhungabanya abaturage b'Abarivati, bakajya gufata Rantaro ku mugaragaro no kumukuraho ububasha bwo kuyobora ifasi mu izina rya Kovani. Abandi basirikare bo mu mafasi atandukanye ya Hivati bo basabwe gutuza no kuguma aho bari. Abayobozi babo babanje kohereza amabwiriza avuye ibwami binyuze mu butumwa bwanditse bwajyanywe n'intumwa za Kovani, bubabwira ko abasirikare babo bagomba gutuza, abavuye ibwami akaba aribo baza kwikemurira icyo kibazo. Tugeze ku musozo w'igice cya 3. Uracyafite amatsiko? Uratekereza ko mu gice cya 4 hakubiyemo iki? Ntucikwe.